umunyabigwi, umuntu uzwi cyane, umugore uzwi cyane, umugore ukundwa n'abantu benshi batari bakeya rwose, umudamu twita Bishop cyangwa se Apotre cyangwa se Pasiteri, wamwita uko ushaka, wamwita Apostle, wamwita Julienne Kabanda, wamwita Tante, wamwita mama, benshi bamwita amazina menshi bitewe n'uburyo bamwiyumvamo. Murabizi rimwe na rimwe iyo umuntu umukunda, igihe ushobora kumwita anti, hari igihe wamwita mami, hari igihe wamwita grande sœur, hari igihe wamwita grand-mère, wamwita amazina menshi bitewe n'uburyo umukunda. Uyu mubyeyi rero ni umwe mu bantu bakundwa cyane, kandi ni umwe mu bantu bagira umutima w'imbabazi, umutima abantu bagenda bakaruhukiramo benshi. Niyo mpamvu bamwita amazina menshi anyuranye. Bamwe bamugirwaho impaka, abandi bakamuvuga uko bashaka, ariko ubundi ikintu ngiye kubabwira ni kimwe, ni uko umuntu wese wahamagawe n'Imana agira imijugujugu myinshi imukubitaho. Kubera iki? Kubera ko na Yesu ubwe hari uburyo yakubiswe, aragambanirwa, kandi agambanirwa n'aba bandi b'abatambyi bo mu nzu y'Imana. Mu nzu y'Imana rero habamo ibikoresho bizima, ariko hakabamo n'abandi bantu baba barajemo gusa baje kwishakira hiti, baraje kwibonekeza. Reka rero nkubwire umuntu witwa Bakame, wiyise Bakame, imbuga nkoranyambaga, wanditse kuri uyu mupasiteri witwa Julienne, aravuga ati reka mwite intumwa ya Satani ku isi, mama w'ibinyoma. Uyu ni mushiki wa Apotre Gitwaza, kandi mu ivugabutumwa akomeje avuga ati ni abantu we na Apotre Gitwaza ngo bitwaze ijambo ry'Imana bagatuburira Abanyarwanda, ngo uwampuza nawe isi yose tureba, nkamubaza ikibazo kimwe ku byerekeranye n'ibyo abeshya ko yigisha. Rero uyu ni umuntu wapositinze Julienne Kabanda, arangije amuvugaho aya magambo, wiyise Bakame. Dore ko ku mbuga nkoranyambaga murabizi ko buri muntu wese yita uko ashaka, ariko ngewe ikintu nababwira, cyangwa se bitewe n'ibintu byinshi bavuga kuri uyu mupasiteri, murabizi ko afite Grace Room. Muri Grace Room mu minsi ishize hari umukobwa witabye Imana, murabizi. Agiye kwitaba Imana hari amagambo yasize yanditse, urupapuro yasize yandikiye uno mupasiteri, kandi amubwira ko bakwiye gusenga cyane bakabyara abana benshi. Iryo ni ijambo rivuga umwuka wera. Yavuze ko bagiye kwaguka cyane, ndetse ngo bakamenywa ku isi hose, bakamenyekana ku isi yose. Rero nta kundi kumenyekana ni uku nguku. Hari igihe rimwe na rimwe umuntu ashobora kugira ngo kukuvuga nabi ari kugutesha agaciro, ariko kukuvuga nabi kwawe bigatuma wamamara cyane. Ntabwo mbabwiye ngo mwese mujye mukora ibibi, ikibi ni uko waba wabikoze, ariko ubundi iyo umuntu akwamamaza mu bibi, akuvuga ibibi, akenshi hari igihe atuma umenyekana, ndetse bikagucira n'inzira. Twatanga nk'urugero rw'umuntu witwa Moridekayi. Moridekayi muri Bibiliya mwese muramuzi ukuntu Hamani w'umugome yamumenyekanishije mu buryo bubi, agashaka kumwicisha ku mwami, ari kuvuga ngo ari kugumura ubwoko bwose bwa hariya, Abayuda bose ashaka ko bicwa kubera Moridekayi. Ariko byarangiye Moridekayi ashyizwe hejuru, ndetse n'umwami amwambika impeta. Murabizi rimwe na rimwe rero hari igihe abantu bakorera abandi ubugome, bigatuma bamenyekana cyane. Nk'ubu ngubu hari igiterane Julienne ejobundi yakoze, agikorera muri BK Arena, ariko icyo giterane niwe mudamu w'umupasiteri wa mbere wo mu Rwanda ukoresheje igiterane akuzuza BK Arena. Ntabwo ari ibintu bisanzwe. Mwumve pasiteri, ninde muntu wahamagara abantu bangana gutyo bakamwita batagiye kubaha amafaranga, atagiye no kubakorera amizimenti? Murabizi ubundi abahanzi buzuza BK Arena ni babandi baba bagiye kuvuga ibishegu, bagiye gusetsa abantu, bagiye kugira gute, ariko murabizi ko ibiterane byinshi byo gusenga abantu badakunda kubyitabira. Reba rero umudamu wakoresheje igiterane, abantu bakuzura BK Arena, kandi ngo yuzuzwa n'abantu barenga 30,000. Mwumva ni benshi. Reba abo bantu
kandi hari n'abatarabimenye, hari benshi batamenye ko iki giterane cyabayeho, ariko none igiterane kirarangiye abantu babonye umwanya wo kumusebya. Mu makuru rero twabonye ndetse na komenti nyinshi ni uko uyu mudamu muri icyo giterane hakorewemo ibitangaza byinshi. Hari abantu bari barwaye indwara zidakira bazikize, hari abantu bari bafite ibibazo byakize, hari abantu bari bafite amadepresiyo yakize kubera icyo giterane. Hari ibitangaza byinshi byabereye muri icyo giterane, hari imigisha y'abantu benshi yafungutse muri icyo giterane. Urumva uwo muntu wavuga ngo ni umukozi wa Satani, ese Satani ikora ibyiza wayikura he? Hari uwanditse muri comment avuga ngo Satani wakora ibyiza wamukura hehe? Ninde mukozi wa Satani wakora ibintu byiza? Kandi uyu mudamu muzi ubuhamya bwe, yavuye ahantu hakomeye kera nyine atarakizwa, ariko ubu ngubu rwose kuva yakizwa uyu mudamu ari mu bantu bafite ubuhamya bwiza, nta zindi mvugo. Ari n'urugo, afite urugo rwiza, ari n'abana, ari mu bantu bafite abana beza, ari mu bantu rwose bafite abana batananiranye, batanywa urumogi, batanywa amatabi, ari mu bantu bafite urugo rwiza rw'icyitegererezo, kandi ari n'umwe mu bantu bagira ijambo bita speak out, bavuga ibintu nyine bagashyira hanze, batirwa baca ku ruhande. Yewe nibyo bintu ngiye mukundira Julienne, Pastor Julienne ni umwe mu bantu bavuga ibintu nyine bagashyira hanze nyine ibintu babona bitagenda, kandi bakagira ukuri. N'abandi benshi kandi bamukunda bagerageza kubivuga, nk'uyu Bibiya cyangwa se Egidiya, hari ijambo yavuze arandika ati igiti cyera imbuto nicyo giterwa amabuye. Kandi koko ku muhanda hari ibiti bibiri, hakaba igiti cy'ipera cyangwa se icy'avoka, hakaba hari igiti kitajya kigeraho imbuto. Ese icyo giti kitajya cyera, hari imbuto na nkeya, nta mbuto na nkeya ziriho. Ese wambwira ngo hari abantu bazagicaho ngo bagiteremo amabuye? Oya, igiti kitarimo imbuto ntabwo kizigera giterwa amabuye. Oya, abazateramo amabuye bazaba bashaka make, ariko nimba amapera ahishije bazateramo amabuye kugira ngo babone amapera yo kurya, muzateramo amabuye kugira ngo ubone avoka zo kurya. Ni nayo mpamvu Yesu ngo yageze kuri cya giti akibuzeho imbuto ahita akivuma. Ubwo rero ikintu nababwira gikomeye cyane cyo kubabwira ni uko Pastor Julienne rwose murumva ko yibasiwe, Satani yamuhagurukiye, kandi koko ntabwo imirimo nk'iriya yakorwa ngo bigende gutyo gusa. Oya, ntabwo Satani ntabwo yakwishimira igikorwa cyiza. Ubundi igihe cyose habayeho igikorwa cyiza, Satani ateramo imijugujugu, Satani agaba ingabo ziwe nyine kugira ngo akore ibintu bikomeye cyane. Ubwo rero mu buhamya ni bwinshi cyane ku bintu Pastor Julienne yakoze cyangwa se Imana yamukoresheje. Reka tuvuge ko ari Imana yabimukoresheje, kuko Julienne ni igikoresho cy'Imana. Afite uwo akorera, afite umwami akorera witwa Yesu Kristo, niwe uzamuhemba. Ikintu twavuga rero ni uko Julienne Imana yamukoresheje ibintu byinshi, ariko urumva Satani ntabwo yabyishimiye, ndetse n'abakozi ba Satani ntabwo babyishimiye. Abantu bari gukomeza bavuga amagambo menshi, bamwe bakavuga ko yibona, abandi bakavuga ko akoreshwa na Satani, abandi bakavuga ko yishyira hejuru, ariko abandi bakavuga ko ari umubyeyi mwiza, ko hari abavuga ko bageze iwe bararuhuka barushye, aruhukiwe. Abantu bakize indwara nyinshi, abo yabereye mami, abamwita mami, abamwita mukuru wabo. Kuri uyu mubyeyi abantu nyine umva, ntabwo abantu bose bamuvuga kimwe, ntabwo bishoboka, ntabwo kandi abantu bose bamuzi. Hari n'abamuvuga buriya batamuzi barabyumvishe gutyo. Ntashobora kukubarira umuntu inkuru y'umuntu ukaba wabivuga uko ubyumva, ariko mu magambo make ni uko uyu mubyeyi Imana yamukoresheje ibintu bikomeye. Kandi twavuga tuti n'abandi badamu rwose mugire kuraje, mukorere Imana, muzure umwuka wera, kuko uyu mubyeyi rwose yuzura umwuka wera. Kandi abantu benshi bavuga ko afite ijambo ry'Imana, kandi ijambo rikubita Satani pe, ijambo rikubita Satani, ubuhamya bukubita Satani. Mbese ni umubyeyi Imana yahamagaye kandi imunyuza no mu bintu bikomeye. Hakomeza rero tuvuga tuti Pastor Julienne akomeza kwihangana nyine
kandi ukomeze wuzure imbaraga. Icyo tuzi cyo ni uko abakozi b'Imana ibi ngibi biba bisanzwe bibabaho. Urabona ko kuvuga ngo we na Gitwaza basanzwe bakora ibintu bibi, cyangwa se ngo basanzwe ngo ari abatubuzi batubura abanyarwanda, ariko ntekereza ko nta wigeze ajya mu mufuka w'umuntu ngo amukuremo amafaranga, kandi ari na Gitwaza ntabwo yigeze afungirwa butubuzi. Aba bombi rero ni abantu bururutse imitima ya benshi, kandi mu by'ukuri nawe icyo waba ufite wakimuha, nuko Imana yo mu ijuru izakomeza kugira